igikono cyo kwihishamo. Uyu mutima umeze gutyo ugenda utera abantu iseseme, ukanywa inzoga abantu bakabibona, bakabura imbaraga bene zo kuguhagarika. Uyu muntu umeze gutya yabona Imana. Hahirwa b'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Mumure ntabwo nzaga. Yesu ashimwe. Haleluya. Twigarukire ku kandi gakoko kanyuma. Ngo ngiki? Tugiye kubisangira na ya ndirimbo yayo. Icyumvu. Urupfu mwararwitegereje. Urupfu ntiruhubuka. Iyo rugiye kugenda rubanza kubitekereza. Turi kumwe? Muzarwitegereze icyumvu iyo kigenda. Kibando muzitegereze rubanza kugira gutya. Akaboko. Babona ari ngombwa tikwi. Leta rufata. Ukongera n'akandi. Turi kumwe? Nabyo byabona ari ngombwa wi. Uruvu abana b'Abakristo tubana, ariko mbere ko kubera inshuti akareba ati nubwo ye kuba inshuti witwa nde? Florence basivuge mu Gifaransa ngende ibyo menyereye. Yego ngiye kuba inshuti na Florence, ariko mbere yuko mba inshuti na Florence ngomba kubanza kumenya icyo nzamukuraho. Florence afite iki? Uru ni urupfu ruje kwa Florence kandi turaririmbana, turasengana, nshaka kukubera inshuti, ariko ndabanza ntekereza nibuke ko ufite inka disi we, ye ntazo mfite, ningeri wawe nzajya mbona amata bitangoye, ndahita mwiyomekaho. Yego uri umucuruzi, nzajya nza umbereza ideni unkope n'igicozo cy'amafaranga wituyama. Uruvu we arahita kubera inshuti ako kanya, kwereke ko gukunda bitewe n'ibyo ufite. Iki kwereka ko uwo muntu ari inshuti nawe yabasenga kajana, nuko iyo wahuye n'ibibazo ahita aba uwa mbere wo kukuvaho, kuko uruvu rugenda rufata ishusho yaho rugeze. Niba ari hano ku gitaka rurasa n'igitaka, uruvu rushobora kuvana mu rusengero twafashije twasenze, twagerara hepfo basanga bari gufana umupira narwo rugafana. Umupira uragiye, Arsenal iragiye n'urupfu kandi ari kubyinira Imana, arimo ngo nta yindi Mana nzakorera, nta yindi nzaramburira amaboko yanjye. Bavuga n'umupira bavuga ati kigiye amatiwa n'urupfu n'amatiwa, atangiye kurambura amaboko ibigirwamana. Muraho urupfu rugenda rufata ishusho yaho rugeze. Uyu muntu uhindagurika, uyu muntu utabana n'ishuti mu makuba, kandi Bibiliya iravuga, Salomo yarabyanditse. Turashimira Imana kubw'iyi tariki ko mbinginga kubw'imbabazi z'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo mwumvire ijambo kandi mubike mu nkingi z'imitima yanyu. Dawidi yabivuze neza ngo yabitse ijambo ry'Imana mu mutima we ngo kugira ngo atazajya mucumura. Iyo bitse ijambo ry'Imana muri wowe ubasha kugenda wirinda icyaha, ubasha kugenda uko Imana ibishaka. Ndabinginga bene data kugira ngo tugendane ijambo ry'Imana mu mitima yacu, nibwo bizatuma Imana itwishimira. Nta kindi kintu Imana yanga icyaha, ariko ngo ntabwo yanga umunyabyaha. Iyo wemeye kwihana ugaca bugufi, Imana irakubabarira. Imana yacu rero nitugirire neza. Tugiye gusomana ijambo ry'Imana riri mu Kuva. Ijambo ry'Imana riri mu Kuva, ni ibice byaho ni 33. Umurongo waho ni uwa 13, tugasimbuka 17, tugasoma n'umurongo wa 19. Message ifite ndumva ari aho ngaho iherereye ku muntu wese uri buyumve. Reka dusome mu izina rya Yesu. Izi ni inkuru z'Abisiraheli ubwo bavaga muri Egiputa, ubwo Mose yingingaga Imana ibwira ati nyemera tugendane kuko ubu bwoko n'ubwawe, turi ubwoko bw'Imana. Hari aho Imana yadukuye. Aba ni Abisiraheli bari muri Egiputa, barabakoresha uburetwa, ariko igihe kimwe baza gutaka batakira Imana. Imana yumva gutaka kwabo, irangije yohereza Mose kugira ngo ajye kubakura muri Egiputa.
Imana y'amahoro itugirire neza kandi Uwiteka twishimire twese. Reka dusome ijambo ry'Imana. Umurongo wa 13 haravuga ngo nuko niba nkugiriyeho umugisha koko nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Tugasoma na 17. Uwiteka abwira Mose ati n'icyo uvuze icyo ndagikora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Tugasimbuka tugasoma kuri 19 ngo Uwiteka arambwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe kuko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Amen. Mana y'amahoro itugirire umugisha. Iri jambo ndarikunda cyane kubera ko nasanze Imana itaguhaye umugisha nta mwana w'umuntu waguha umugisha. Imana itakugiriye neza nta muntu wakugirira neza. Uyu ni umugabo witwa Mose wahagurukijwe n'Imana ngo agenda mu Bisiraheli aho bari muri Egiputa ajya kubakurayo. Amaboko y'Imana yagendanye na Mose arangije akura Abisiraheli muri Egiputa aho bakoreshwaga uburetwa. Iri jambo Mose arabwira Uwiteka ati niba nkugiriyeho umugisha nyereka imigambi yawe. Haleluya. Niba Imana yigiriyeho umugisha uyu munsi wa none ahari mu kwezi kwa mbere ntago imigambi y'Imana yageze ku buzima bwawe, ahari inzira z'Imana wabonye zifunze mu kwa kabiri nuko mu kwa gatatu kuba tugeze mu kwa 11 ongera winginga Imana ikwereke inzira zayo yongere kumenyesha imigambi yayo ku buzima bwawe. Uyu munsi abwira ati nimba nkugiriyeho umugisha nyereka imigambi yawe. Imana ishimwe. Niba nkugiriyeho umugisha unyereka imigambi yawe. Ahari hari igihe imigambi y'Imana ubona itahari, ariko iyo winginze Imana irongera ikakwereka imigambi yayo. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Haleluya. Turashimira Yesu kuko iyo tumusenze ajya twereka imigambi yo ku buzima bwacu. Umugambi w'Imana ntabwo ujya uyoba. Amina. Umugambi w'Imana ntabwo uyoba, nubwo abantu bawurwanya, nubwo abantu bawukerereza, ariko icyo Imana yagambiriye ku buzima bwawe Imana iragisohoza. Imana ishimwe. Imana ijya ibisohoza abantu badahari. Abari bakurwanyije babuze mu mugambi wawe Imana yarangiza ikohereza imbaraga zayo, kuko amaboko y'Imana ngo ni maremare. Amaboko y'Imana yabaye maremare azura Lazaro. Amaboko y'Imana yabaye maremare azura umwana w'umupfakazi ubwo yaramufite hari umwe yarapfakaye. Amaboko y'Imana yagiye akura Abisiraheli muri Egiputa aho bakoreshwaga uburetwa. Mose yagiyeyo nta cyizere yifite ariko yizeye Imana. Ariko niba nkugiriyeho umugisha ndagusaba mwene data uyu munsi usenge ubwira Imana ati nimba nkugiriyeho umugisha nyereka imigambi yawe. Iyo umenye imigambi y'Imana ukamenya icyo Imana igushakaho umenya uko ugendana nayo. Imana ijambo 17 ngo Uwiteka abwira Mose ngo n'icyo uvuze ndagikora. Ndagira ngo nkubwire aka kanya uri kumvira ijambo, icyo usaba Imana wizeye ukiranutse icyo nacyo Imana ngo iragikora. Yabwiye Mose ngo n'icyo ngicyo uvuze. Haleluya. Nacyo ndagikora. Impamvu Mose yarasabye Imana afite kwizera, afite umutima ukiranutse. Ese uri gusenga uri mu wuhe mwanya? Ese uri gusaba Imana uhagaze ute? Ese uri gusaba Imana ukiranutse ufite kwizera? Mose yari afite kwizera asaba Imana arayibwira ngo niba nkugiriyeho umugisha unyereke imigambi yawe. Imana ivugana nawe irangije avuga ngo n'icyo ngicyo uvuze ndagikora. Imana ishimwe. Imana yacu ihimbazwe ko n'ibyo tujya tuvuga byose Imana ijya ibyumva kandi ikabikora. Ndi umugabo wo kubihamya. Hari ibyo Imana nagiye nyibwira nyisaba irabikora. Nawe wongere ugirire icyizere, wongere uyibwire kuko Mose yarayibwiye irangije
ijambo ngo nico ngicyo uvuze ndagikora. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihimbazwe. 19 akavuga ngo Uwiteka arambwira ati ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe. Haleluya! Imana ije kunyuza kugira neza kwawe imbere yawe. Imana ije kuhanyuza kugira neza kwayo. Ineza y'Imana ije ku buzima bwawe. Ibyari byaranze bigiye kwemera mama, ibyari byaranze bigiye kwemera papa, ibyari byaranze bigiye kwemera wa mukobwa we, ibyari byaranze bigiye kwemera wa musore we, kuko Imana ije kunyuza kugira neza kwayo imbere yawe. Abazi babagiye kubibona, abakuroza, abakurwanyije, abaguciye intege, abakwesa ko nawe uzagera, abakurwanyije mu kazi, abaguhagurukiye tayasire bone tayabini fadra. Imana ije kunyuza kugira neza kwayo imbere y'amaso yawe. Imana ishimwe. Wenda hari igihe wabayeho ubona nta neza y'Imana, hari igihe wabayeho ubona Yesu yarakwihoreye, ariko Imana ntabwo yakuretse. Ivuganye nawe yuko ije kongera kunyuza kugira neza kwayo imbere y'amaso yawe. Mugenzi, inshuti yanjye, humura, komera, Yesu arahari. Imana yacu turwanira uko bwije n'uko bukeye. Imana igenda iturwanirira, igenda inyuzaho ineza yayo ku buzima bwacu. Waryama ukabona butari buke, bwakwira ukabona bwacyo ukabona ni buri bwire, ariko nagira ngo nkubwire ko hari ineza y'Imana ije ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Neza y'Imana twarayibonye, hari aho yadukuye, hari aho itugejeje, hari ubuzima twabagamo dupfundikanya, hari ubuzima twabagamo tutagira akazi, ariko Yesu ajya turemera akazi, akanyuza kugira neza kwacu imbere y'amaso y'abanzi bacu, ikatugira neza, ikadutabara. Nuhumure nshuti mugenzi, nubwo banabikomeye, nubwo banabinaniranye, ariko Yesu ni igisubizo. Yesu ni umwami, Yesu ni umurengezi, umutabaza aragutabara. Jambo ry'Imana banga biringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni, ngo utabashika kunyeganyeza. Icyo Imana igusaba nuyizere uyiringire, ibisigaye byose Imana izabikora. Haleluya! Imana yacu nihimbazwe, Imana yacu n'urukundo. Twarasenze tubona ineza y'Imana. Ndashimira Yesu ko yamaye kwitwa mama w'abana. Byari bikomeye ku bwa kavukire, sinakabaye ndi Kigali, ariko Yesu yaranzana nuza mu uyu mujyi. Turashimira Imana rero nubwo bimeze gutyo, karaha Imana yadukuye. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihimbazwe. Nabonye ineza y'Imana, nabonye Imana itanga akazi umuntu atarize, nabonye ineza y'Imana, Imana ikwicazanya n'abakomeye, ikakwicazanya n'abantu bize bavuga ibyongereza utakivuga. Nabonye ineza y'Imana, nabonye Imana isiga umuntu agaca. Haleluya! Nabonye Imana iteraho umuntu inyama akabyibuha, abantu babonaga akagiye gupfa. Imana yacu nishimwe kandi Uwiteka ahimbazwe. Muri byararembye ngo Imana iturebera aho tutareba, Imana ireba kure. Haleluya! Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba we. 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 Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutare. Oh, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba we. Imana ishimwe. Imana itureba aho tutareba. Mama, Imana irakureba aho utareba. Mukobwa, Imana irakureba aho utareba. Ibyo ubona utabona nk'umwana w'umuntu Yesu arabireba. Ijisho ry'Imana ngo rirabona. Ni ahantu hato umuntu ajya aryihengeka. Ibikurwanya Yesu arabireba, ibikuruje Yesu arabireba. Imana yacu iturebera aho tutareba. Imana ikurebere mu kazi kawe, Imana ikurebere mu rugo rwawe bitagenda neza ibikemure. Imana ikurebere mu bushomeri n'imizi bihindura ikuremera akazi. Imana ikurebere mu bukobwa bwawe, Imana izikuremera urugo rw'umugisha. Imana iturebera aho tutareba. Imana ikurebere mu rubyaro
rwawe, Imana ikurebera mu muryango wavutsemo, Imana ikurebere kotaya sikare bone shani dotai, Imana ikurebera aho utareba, kuko niyo Mana imurika ngo hatabona, ngaho umwijima nibasha kuhareba, ibikurwanya utazi Yesu arabizi arabibona. Imana amahoro ikugirire neza kandi utakaguha umugisha. Uyu ni Mose yarimo asaba Imana avuga ngo tugendane, kuko aho yajyaga ntabwo yari ahazi, ariko Imana yamureberaga harimo yerekeza. Araje avuga ngo niwemere kudukura ino utemeye kugendana natwe, kubera ko Mose ntabwo aho yari ari kujya yari ahazi, ariko Yesu yari ahazi. Niyo mpamvu Imana igituri aho tutareba bene data, Imana ibamahoro ibagirire neza umugisha. Ati nimba ngugireho umugisha wowe muntu uri gukurikira ijambo, nimba Imana igireho umugisha iguha ibyo ukeneye, nimba Imana ikugireho umugisha uyu munsi wa none, Imana ikuremera akazi, niba ugireho Imana umugisha Imana igukorera ubukwe, niba ugireho Imana umugisha wowe utabyara Imana iguhe kubyara, niba ugireho Imana umugisha wowe udafite akazi Imana ikuremera akazi. Imana yacu ishobora byose, nta kijya kinanira, iyo ivuze biraba, itegetse bigakomera. Niba waravuganye n'Imana nutegereze byanze bikunze izaza, kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere, no kubikora izabikora. Uwo nguwo nibarakira arimo ashaka kuvuma Abisiraheli, ariko arangije amubwira ngo navuma n'uw'Imana itavumye, nubwo abantu bakuvumye, ariko umuvumo bakuvumye Imana ije kuwutesha agaciro. Ibyo Imana yakuvuze Imana ije kubisohoza. Ahari wenda urabona umwaka urangiye, ahari urabona ushize ntacyo ugezeho, ariko haracyariho ibyiringiro. Uwo ni Yobu yabivuze ngo haracyariho ibyiringiro, ngo nubwo igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka, ushobora kuba waratemwe rwose ukarekana nta n'imizi ugifite, ariko rebora sire dokire manda yasika, iki giti ngiyo cyumvise amazi ngo kirongera kigashibuka. Yesu yongera kuvomerere. Uyu mwaka utararangira wongera uhure n'ineza y'Imana. Uyu mwaka utararangira Yesu yongera kuvomerere, kuko iki giti cyari cyaratemwe nta buzima cyari kifite, ariko ngo cyumvise amazi cyarongeye kibaho, cyarongeye kirazuka, kirongera ngo kiramera, ngo cyongera kigira ibitoname nk'ibya mbere. Imana yongeye kuguha gutoha, Imana yongeye kukuvomera mukunzi wanjye, Imana yongeye kukwiyereka cyane. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana rirabahora, ijambo ry'Imana rirahindura. Imana amahoro ibagirire neza. Reka dusome irindi jambo rimwe ritoya riri muri Yesuwa, ibice byaho ni 5, murongo aho wa 9 avuga ngo mbese haleluya, Imana yacu nishimwe, Imana yacu nihimbazwe, ni umukunzi mwiza, ni Imana itagira kuboneka mu byago no mu makuba. Ibikugoye bikurije bibwire Yesu, Yesu ashobora byose, nta kijya kimunanira. Letala sile bone sasoma henegide bini fodrai zende kuwa dotai. Reka dusemanire ijambo riri muri Yesuwa, ibice byaho ni 5 ngo wa 9, ngo Uwiteka abwira Yesu ati noneho mbakuyeho igisuzuguriro Abanyegiputa bagusuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Igirugari na bugingo n'ubu. Haleluya, Mana yacu nishimwe, Mana yacu nihimbazwe. Haleluya. Hayo n'Uwiteka abwiye Yesuwa, aramubwira ati noneho mbakuyeho igitutsi, noneho mbakuyeho igisuzuguriro. Hari igisuzuguro maze iminsi ugendana mubyeyi, hari igisuzuguro maze iminsi ugendana wa mugabo we, hari igisuzuguro maze iminsi ugendana wa mukobwa we, wa musore we, ariko mu ijambo ry'Imana uko rivuze, riravuze ngo noneho uyu munsi nekotaya sikare bone shenedeta, ngo noneho uyu munsi ngo ndabakuraho igisuzuguriro. Imana ishimwe, Imana itagukuraho igisuzuguriro, nta muntu wakigukuriraho. Imana itahindura amateka y'ubuzima bwawe, nta muntu wayahindura. Ijambo ry'Imana ngo byukura bagirane, kuko umucyo wawe uje. Hari umucyo w'Umwami Imana uje kukurasira, wowe wari uri mu mwijima, wowe wari wigunze, wari ufite igisuzuguriro, ahari wahuye n'amagambo, ahari wari gukomeza, ahari wubatse urugo rurakunanira, ahari waracuruje biranga, ahari wakoze akazi abantu barakurwanya, ariko mu ijuru hari Imana nekotaya sire bone sase. Imana ije kugukuraho igisuzuguriro. Nekotaya bini fodrai, nuhumure. Yesu yaje, Yesu yaje mu bibazo byawe. Yesu uramwiteguye, Yesu uhagaze ute, Yesu aragusanga hehe. Imana yacu yaje nekotaya bini fo, ije guhemba reboya
kwikanga muri Yesu biremera. Hene taya siregrere muri byabye ngo hamagara Yesu azarebe. Oh, hamagara Yesu azarebe mu buzima bwawe, hamagara Yesu azarebe. Oh, mu kazi kawe hamagara Yesu azarebe, mu rugo rwawe hamagara Yesu azarebe, mu nshuti yanjye mwene data hamagara Yesu azarebe, kuko ngo niwe ureba aho tutareba, niwe umenya ibyo tutamenya. Ndabinginga bene data, reka twikomeze kuri Yesu, ahandi hose ni ku musenyi. Iyo ubanye n'Imana neza, Imana nayo ikugirira neza, Imana ikaguha umugisha, ikakwereka imigambi yayo ku buzima bwawe. Imana yacu nishimwe. Ndabinginga rero, hene kotaya siregrere Jesu dokitara bayasire dotayini. Imana yacu nihimbazwe. Tugiye gusenga, dusengera muri iri jambo. Imana ibakureho igisuzuguriro. Uyu mwaka utararangira Imana iguhuza n'icubura. Hene kotaya siregrere, uyu mwaka utararangira Imana iguhuza n'umugisha wawe. Hene tarawini bayasiregrere. Dore iminsi isigaye ni mikeya ngo umwaka urangire, ariko turasaba imbaraga z'Imana ziremana ku munota wa nyuma. Imana igira ibintu irema ku munota wa nyuma ku buzima bwawe. Hene taya sikare bone shayini. Turashimira Yesu kajya birema kandi bikaremeka bikemera. Imana y'amahoro ihimbazwe. Tugiye gusenga Imana. Musaba nshuti yanjye, musaba wa mugabo wa mukobwa we, ngwino dusenge. Imana yacu irakora. Mufite ibihamya n'ibimenyetso. Imana yacu igikingura imiryango. Nabonye Yesu anyishurira amashuri y'abana bikomeye. Nabonye Imana ibera umwana gutsinda, nabonaga bidahari. Haleluya. Inetara sirebone sasoma. Imana ntabwo igikangwa n'iminsi n'ibihe. Imana ntabwo igikanga mubyeyi ufite umwana undi udafite ubwenge. Yesu ajya atanga ubwenge. Mubyeyi ubona Minerivare yabuze, Yesu ageramo Minerivare ku munota wa nyuma. Imana ijya yishyura amashuri. Ibintu byari bikomeye. Ndakwinginga ngo dusenge ku kibazo cyose ufite. Izera Imana, iringira Imana nishobora byose. Ndakwinginze muri uyu mwanya uzamura icyifuzo ufite. Ndakwinginze muri uyu mwanya uhamagara Yesu azarebe. Ndakwinginze uyu mwanya utungire Yesu agatoki wowe aho utareba. Ubwira Yesu akumenyesha imigambi yo ku buzima bwawe. Ibyo abantu batazi Yesu arabizi. Imigambi y'Imana ku buzima bwawe irahari. Ntabwo umugambi w'Imana ugiyoba, nta nubwo ujya uburizwamo. Bwira Yesu yongera kumenyeshe imigambi yo ku buzima bwawe. Hene kotaya siregrere, umuhamagare Yesu azarebe. Arebe mu buzima bwawe. Niba urwaye uri mu bitaro, ubwire Yesu azarebe. Arebe uburwayi ufite, niba ufite igisubizo, niba ufite icyo yabikoraho. Yesu nekotaya birifo. Niba Mana nyiribihe, niba bazuye Lazaro amaze iminsi ine mu gituro, ubwo yari yarabaza yanutse. Ene taya siregrere hene kubadoshari, ubwo bashiki ba Lazaro hene taya babonye Yesu bakamubwira ngo iyo uza kubura aha ngaha hene winima ya siregrere, ntabwo musaza wacu aba yarapfuye. Hari ibintu Imana yemera ko bipfa, ariko ikajya n'igihe cyo kuza kubizura. Hene kotaya binifodrai. Yesu agezura ibyapfuye n'ibyanutse arabizura. Haleluya. N'ibyapfuye arabizura. Yesu nesitaya mango yasibiye kuza kwa Lazaro kugira ngo namuzura bizamenyekane. Ahari Yesu yatinze ariko azaza ku buzima bwawe. Nubwo Yesu atinze ariko afite gahunda yo kuza. Afite gahunda yo kuza kukurengera. Afite gahunda yo kuza kuguhindurira amateka. Yarasibiye ariko bukeye araza. Imana igiye kuza ku buzima bwawe. Haleluya. Ntabwo aba yabyirengagije, ahubwo arasibira kugira ngo aje aziheshe icyubahiro ku buzima bwawe. Imana y'amahoro ishimwe. Rero tugiye gusenga. Mwene data wumvise iri jambo. Mose yabwiye Imana ati nimba nkugireho umugisha, niba nkugireho umugisha unyereke imigambi yawe. Uyu mugoroba ndakwinginze nshuti yanjye, ubwire Yesu akwereka imigambi ku buzima bwawe. Umuhamagara azarebe, kandi n'ikiri umubwira cyose niko ijambo ryatubwiye ngo nicyo ngicyo uvuze nacyo ndagikora. Haleluya. Icyo uribwira Yesu wizeye
igihe nacyo ari bugikore. Imana bahora ishimwe. Irindi ryatubwiye ngo nzanyuza kugira neza kwanjye imbere yawe. Haleluya. Ngo nzagirira impuhwe uwo nzazigirira, ngo nzababarira kubabarirwa. Niba ushaka imbabazi z'Imana uyu munsi wa none wongera ugarukira Imana. Imana yiteguye kukugira neza, Imana yiteguye kukubabarira. Nshuti mwene data, Imana amahoro ibahe umugisha. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Ubaye ushaka ko twafatikanya gusenga wamamaga kuri nimero 0783 9688194 ni nayo nkoresha kuri WhatsApp. Imana amahoro ibahereze umugisha. Reka mbasengere mu izina rya Yesu. Mana turagushimye, uyu mukozi w'umuhanga nekota yasiregrere bone sasoma uri Imana yacu bwite nekota laba yasiregrere de payi. Turagushimye kuri Imana ije kutugirira neza. Turagushimiye Kristo ko ijambo ritubwiye ngo niba tukugireho umugisha ugiye kutwereka imigambi yawe ku buzima bwacu, kandi nicyo turi bugusaba niko ijambo ryawe rivuze ngo nacyo uzagikora. Imana ishimwe ko hari ibyo tugiye kugusaba kandi warangiza ukabikora. Izina ryawe ririhimbazwe. Rotekere boya sira notaya mango yasika hene kutala boya sira gbere. Ndagushimye Yesu kuje kurengera abantu bawe. Ndagushimye Yesu ko ari abantu uje kunezeza imitima. Ndagushimye Yesu ko ari abantu uriciye kurebera batarebaga. Ndagushimye izina rya Yesu kugira ngo umuntu wese uzumvira ijambo Mana rizajya icyo rihindura mu buzima bwiwe. Mana rimuremere ibyiringiro by'ejo hazaza. Kandi ndasenze mu izina rya Yesu abakwizera bagukeneye Mana ubereke imigambi yawe Mana. Aya mese dusigaje atarangira ngo umwaka urangire. Ereka abantu Mwami Imana imigambi yabo ku buzima bwawe. Uri inshuti yacu, uri Mesiya, uri Kristo, uri Abisenyeri, uri Jesu dokire Mana. Ushobora byose Mana, wari yabivuze ngo nakijya kiragoye umugambi wawe. Imigambi ufite ku buzima bwacu Mana nuyisoze. Urakarama Yesu uragara ku ngoma. Abantu bawe bahagakiza Mana. Hindura imitima ya benshi. Abarwayi Mana bize muri iri jambo ubaha ubuzima kuko Imana ishoboye byose. Ubaka ingo ziri gusenyuka Mwuka Wera. Ubake Mwami Imana ngira ibihe. Mana ukora amakwa mu bakobwa mu basore bawe. Ukingura imiryango y'umugisha Mana. Abadafite akazi bacira akazi. Ababuze urubyaro barebe mu rubyaro. Ababuze uko bagira Yesu nyiriho n'ujya kugira. Nuko muri byaririmbye ngo abantu babura uko bagira ariko n'ujya kugira Kristo. Urakoze ndagushimiye rero kuko Imana ishoboye byose. Icyo twari ibyawe mu izina rya Yesu. Amen.